Yes, reka tubasuhuze kandi tubahereze ikaze mwebwe mukurikiranye ibiganiro bya One More Film. Dukomeza kugenda tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye kandi tuzakomeza no kubagezaho n'ibindi byiza byose birimo ibijyanye na social media ibijyanye nyine ubwo n'ibikorerwa ku mbuga nkoranyambaga byose ndetse na showbiz, ibijyanye n'umupira, ibintu byose nta na kimwe uzaburaho. Mubwira ko ku mugoroba saa 12 turaza kuba duterekaho match yahuje imidugudu naho kugira ngo turebe ko byari byifashe mu midugudu yacu. Uwikeza Pamela rero ndetse na Debeni, ngira ngo mu mazi iminsi mubizi ko Pamela wacu yaratwite, ese yabyaye inkuru n'impundu biri kuvugwa cyangwa se biri guhabwa uyu mwamikazi Pamela nibihe. Ayo makuru yose turagenda tuyagarukaho. Ni nyuma y'urukundo runini cyane Debeni yagiye agaragariza uyu mwari wita Uwikeza Pamela ufite followers benshi ku rubuga rwa Instagram. Debeni rero nawe ari mu byishimo nyuma yo gushakisha izina agomba kwita umwana we, no kuvuga ngo Meddy yabyaye umukobwa. Debeni nawe rero nyuma y'igihe kinini cyane aza kwibaruka umuhungu. Urumva yuko rwose uko bari inshuti nuko ibihe biri kugenda byiyongera, ibyishimo biri kugenda birushaho kuba byinshi. Debeni ndetse na Pamela nkwibutse ko bari mu rukundo ndetse n'umugore n'umugabo byemewe n'amategeko nyuma yo gukora ubukwe bw'igitangaza. Ubu ngubu rero Debeni na Meddy we babanye bate? Ngira ngo Meddy yerekeje mu ndirimbo za gospel ndetse aritegura kubahereza indirimbo y'Imana nanone ikurikirana niyo ndirimbo. Ese mwari mubizi ko abastari nabo bajya barya ibigori? Kano kanumba nakabazaniye kugira ngo nkabereke buri hari igihe mugira ngo bino bintu mukora muri quartier cyangwa se bino bigori muba murya muri quartier, abastari bo nago babirya. Debeni rero ni umwe mu bagabo bakoze hiti, numwe mu bagabo bafite amafaranga menshi cyane, aho afite abafana benshi cyane. Ngira ngo ahantu yateraniye hari n'igihe n'abantu bapfa iyo birebye nabi. Ngira ngo hano rero yari ari kugenda atambuka mu mihanda y'u Burundi ubwo aherutse ara mu gihugu cy'u Burundi, agenda asinya autography atanasiga rero n'umwamikazi we Pamela. Ngira ngo baragendanaga. Pamela nawe amaze gucanganyuka, ngira ngo ukurikije aya mashusho uburyo baryaga ikigori, ukurikije uburyo yagaragaje inda ye muri ino video, nk'uko nguko urareba inda yayishyize hanze yose kabisa, iragenda ijya hanze hafi no kugaragaza ibintu bye. Ngira ngo ni ibintu bigaragaza ko Pamela yacangamutse nyine, nawe yinjiye mu buryo bwa gistari, nawe nyine ahita amenyera ko ari muri showbiz. Naravuga ati reka matwikire rimwe. Abantu rero bari bamuziho uburyo bwo kwambara ibintu birebire, n'amafoto ye n'amake yigeze agaragara yambara ibintu bigufiya cyangwa se bimeze kuriya, ariko nyine ubu ngubu hamaze kubanira na Debeni. Debeni agenda amwinjiza muri bino bintu gake gake, hari igihe tuzashiduka banahanganye indirimbo cyangwa se Pamela nawe yabaye umuhanzi kandi turabizi mwabikunda. Pamela rero ni umwe mu bakobwa beza cyane mu gihugu cy'u Rwanda kabisa. Ngira ngo ahagarariye abandi bakobwa bose bo mu Rwanda. Sinzi nimba ariko mubibona namwe, muragenda munyandikira muri comment, ariko ntago twamushidikanyaho kabisa. Ni umwe mu bakobwa beza cyane. Ahangaha niho abantu baboneyeho kubwira Meddy ati se weho ko mu Rwanda dufite abakobwa beza, kuki warenze ukajya gushaka mu gihugu cya Ethiopia? Byatewe n'iki? Ariko buri muntu wese aba afite uwo yandikiwe. Meddy rero akaba yaramaze kwiyegurira Imana bidasubirwaho kabisa. Ubu ngubu akaba ari mu ndirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Mumfashe rero twishimire Debeni ndetse twishimire n'umwana we na Pamela ugiye kuza kuri iyi si yacu, ndetse n'umwana ugiye gusanga hiti y'ababyeyi be iri ku rwego rwo hejuru, yaba Uwikeza Pamela ndetse na Debeni. Mumfashe rero kabisa tuvuge ngo congratulation ndetse tunabifuriza kugumya kuryoherwa n'ubuzima, yaba Debeni ndetse na Pamela. Andi makuru nakagaruka, mukomeze kuryoherwa n'ubuzima. Bye bye.